Ubu tugeze mu gice gisoza inkuru yacu, igice cya 8. Dasi yinjiye mu murwa mukuru wa Mani yari imbere, inyuma hari ingabo zari zitwaye umurambo wa Kini n'abandi bayobozi bake bari baraguye ku rugamba. Mu mihanda abaturage bari bacecetse. Nta ndirimbo z'intsinzi zaririmbwe, nta byishimo byari bihari kuko gutsinda byari byivanzemo gupfusha intwari ikomeye. Gusa basingizaga Dasi ahanyuze hose. Bageze ku ngoro, abarinzi bafunguye amarembo. Umurambo wa Kini winjijwe utwikirijwe imyenda y'icyubahiro, uherekejwe n'abasirikare bake bari basigaye. Inkuru yari yarahageze mbere, ariko kubibona n'amaso byari bitandukanye cyane no kubyumva. Kazo yaje kubakira ku muryango w'ingoro, ariko ntiyigeze agira imbaraga zo kubegera ako kanya. Yarebye kuri uwo murambo w'umuhungu we, umutima uramurya. Yafashe akanya gahagije atavuga, hanyuma atera intambwe imwe, yunama gato, amara akanya areba Kini, atumva neza ko yaba yarapfuye koko. Yararize aravuga ati, umuhungu wanjye. Yarababaye, hahandi yumvaga umutima umenetsemo kabiri. Abajyanama bose bari inyuma ye bacecetse, nta n'umwe agize icyo avuga. Mu mwanya muto, amarira atangiye kugaragara mu maso ya bamwe, nubwo bageragezaga kwifata. Tia wari hafi aho, we ntiyashoboye kwihangana. Yumvaga ari nk'aho umutima ucitsemo ibice, bitewe n'agahinda, n'ibyo atashoboye kuvugana na Kini akiriho. Yaraturitse ararira, abarinzi be baramwiyegamiza ngo atagwa. Ariko muri ako kanya, umwami yasabye ko bamubwira uko byagenze mu buryo burambuye bagihagaze aho. Abarinzi nta kindi bari bafite kuvuga, uretse kugaruka ku nkuru y'ibyo Dasi yakoze ku rugamba. Bamutekereje ko yarwanye nk'intwari, uko yayoboye ingabo mu buryo budasanzwe, uko yirukanye abanzi kugera ku ndunduro, akica ibikomangoma bibiri byo mu majyepfo byari byaraje kuyobora urugamba, ndetse akica abasirikare babo kugeza ubwo nta n'umwe wasigaye. Bavuze ko iyo atabibuzwa n'ingabo ze, yari gukomeza agatera mu murwa w'abanzi, akica n'umwami waho. Nubwo umwami yari mu gahinda gakomeye, hari aho yumvaga umutima uruhutse gato, akumva ko umwana we yahorewe, kandi akishimira kuba igihugu cye cyararokotse. Yaramwenyuye areba Dasi wari uhagaze imbere ye, abura icyo amubwira, ahita amwegera aramuhobera. Umwami yategetse ko umurambo wa Kini ujyanwa mu cyumba cy'icyubahiro, aho wagombaga gutegurirwa, ugakorerwa imihango yo kumushyingura nk'uko byari bikwiriye umwana w'umwami. Yahise anatangaza ko igihugu cyose cyinjiye mu minsi 14 y'icyunamo, ko ibikorwa byose by'ibyishimo bigiye kuba bihagaze, kandi ko abaturage bagomba kubahiriza iyo minsi bari mu gahinda. Ku bijyanye na Dasi, umwami ntiyamufashe nk'umushyitsi usanzwe. Yamusabye kuguma mu bwami bwe muri iyo minsi y'ikiriyo, nk'umuntu wagize uruhare rukomeye mu kurengera igihugu. Inkuru y'ibyo Dasi yakoze ntiyari kubura kugera mu bwami bwa Kitiri. Amakuru y'urugamba yahageze atinze, ariko ahagera avuga ibitangaza. Mu ngoro y'umwami, akimenya ko igikomangoma Dasi cyari cyarenze ku mabwiriza kikagenda mu ibanga, yararakaye, ariko yishimiye ko cyabashije gutsinda kigatabara ubwami bwa Maniya. Umwami wa Kitiri yarasanzwe azi neza ko umuhungu afite umutima ukomeye, ariko nanone yari azi ko yararenze ku mabwiriza y'igihugu bishobora kubazanira ingaruka mbi. Ntiyamuciriyeho iteka ako kanya, ahubwo yahisemo kumutegereza. Mu mutima we yari azi ko ibyo Dasi yakoze bishobora guhindura amateka y'ibihugu byinshi icyarimwe. Yatekereje ko igihe azagarukira aribwo azafatwa icyemezo gikomeye ku hazaza h'ubwami bwabo, haba ku bijyanye n'ubumwe bwabo na Maniya, cyangwa ku buryo bwo kwagura imbibi zabo. Mu gihe Kitiri bari bakiri gutekereza no gusesengura, mu bwami bwo mu majyepfo ibintu byari bihabanye cyane. Aho amarira n'agahinda byari byuzuye hose. Inkuru y'urugamba yageze mu murwa mukuru, ihagera ari mbi kurusha izindi zose. Ingabo zabo zari zaratsinzwe bikomeye, abasirikare benshi barishwe, nubwo byavugwaga ko ari bose, ndetse n'ibikomangoma bibiri byari byaragiye kuyobora urugamba, byararuguyeho byishwe na Dasi. Nibyo koko, nibo bari barishoye mu rugamba bashaka kwendereza bagenzi babo ba Maniya, ariko ntibyabujije umwami gushishimura imyenda ye, agakuramo ikamba akarirambika ku birenge, akabanza kurira nk'uruhinja. Ibyo byari igihombo gikomeye ku bwami bwabo, ariko ntabwo byari ku mbaraga gusa ngo batakaje imbaraga batakaza abasirikare, ahubwo byari no mu cyizere cy'ejo hazaza, kuko ubundi bwami bwashoboraga kubataka bukabigarurira vuba. Umwami wabo n'abajyanama be barakajwe n'icyo gikorwa, cyane cyane bumvise ko Dasi wo muri Kitiri ari we wahinduye isura y'urugamba bo bendaga gutsinda. Ntibari bazi ko Kitiri ishobora kwivanga muri iyo ntambara, kandi ibyo byabateye impungenge zikomeye. Mu biganiro byabo havugwagamo ko niba Kitiri na Maniya barahuje imbaraga, bishobora guteza ikibazo gikomeye kurushaho cyo kwigarurirwa kw'igihugu cyabo, cyangwa bagafata uduce tumwe na tumwe. Nubwo uburakari bwari bwinshi, ntacyo bahise bakora. Ingabo zabo zari zacitse intege, igihugu kiri mu cyunamo, kandi bari bakeneye kubanza kwisuganya. Hagati aho, Kitiri umwami yarakomeje gutekereza ku kindi kintu. Nubwo nta jambo yari yagatangaje ku mugaragaro, mu bitekerezo yumvaga ko igihe Dasi azagarukira, ashobora kutongera kumwohereza nk'ugiye gutabara. Ahubwo yumvaga azamwohereza akajya gutangiza urugamba rwo kwigarurira amajyepfo, bakayomeka ku bwami bwabo, bakabyubakira ku ntsinzi yari imaze kuboneka. Icyari gisigaye ni ukumutegereza, kuko nawe yari amaze guhinduka igikoresho gikomeye kurusha uko yabitekerezaga. Mu byaro aho Vashi yakuriye, inkuru mbi nazo zari zikurikiranye. Nyirakuru wari umaze igihe arwaye yaje gupfa atarongera kubona umwuzukuru we, kandi yapfuye umutima usigaye umwifuza. Nyina wabo wa Vashi wavukanaga na Ayira, nawe ntiyari yagasubiye mu rugo, kuko yari arwaje nyina. Abana be baje gushyingura umukecuru, babwira nyina ko Vashi yageze mu rugo, ariko ko atatinze, kuko ingabo zari zivuye ibwami zese ziza zikamutwara.
Iyo nkuru yamuteje urujijo ariko akomeza kubabaza uko byagenze nubwo nabo batari bazi icyatumye bamutwara. Imaniya ibyumweru bibiri igihugu cyose cyabimaze mu cyunamo, ariko ntikwari ukwicara ntacyo bakora. Hari hakubiyemo gukora imihango yo kunamira no gushyingura Ken n'abasirikare bari baraguye ku rugamba. Iyo mihango yose yakozwe mu cyubahiro kibakwiriye nk'intwari zitangiye igihugu, ariko igikomere cyari kigihari mu mitima ya benshi, cyane cyane ku mwami. Ibyo byumweru byari binakubiyemo kuganira neza ku rugamba, bavuga uko rwagenze no ko bashobora kwirwanirira mu gihe habaho ibindi byago nkabyo. Muri iyo minsi umwami yahisemo kwegera Dasi amusanga mu cyumba cyari cyaramugenewe nk'umushyitsi w'icyubahiro. Yamufataga nk'uwakijije igihugu cyabo ndetse nk'uwazi iby'icyuho cyari gisigaye ku rugamba. Yaramwicaje aramubaza ati, Dasi, ibyo wakoze ntibisanzwe, ntabwo ari buri wese wabasha gukora ibyo wakoze, none mbwira nicyo wifuza ko nguhemba? Dasi yarebye umwami aravuga ati, Nyagasani, nta gihembo nkeneye kindi cyangwa ngo mpabwe ikindi cyubahiro. Hari ikintu kimwe gusa nifuza, mwanyemera umukobwa wanyu ari we Tia. Naramukunze, iyaba nawe yanyiyumvagamo gusa tukabana bishaka. Umwami yahise amwenyura, bitari ukwishima cyane kuko nyine yarakiri mu gahinda, ariko byari ibyishimo by'umuntu wumva ko ibyo asabwe bishoboka kandi ko byoroshye ugereranyije n'ibyo Dasi yari yaramukoreye. Yaramubwiye ati, ibyo usabwa urabihawe, Tia azakubera umugore, nubishaka ahubwo uzamujyana ikitire. Umutima wa Dasi wahise wuzura ibyishimo. Yari yizeye ko ibyo yakoze bitazapfa ubusa kuko intego yari iyo kwegukana Tia. Yari abonye icyemezo cy'umwami ubwe, none hashyira umutima hamwe. Kazuya yahise ajya kureba Tia, amusanga mu cyumba cye. Tia yari agifite agahinda. Umwami ntiyamucishije kuramubwira amagambo menshi, ahubwo amubwiye ko igihe kigeze cyo kubahiriza iki gihugu cyari cyaremeye, ko Dasi azamubera umugabo kandi ko ibyo bizakomeza gushimangira ubumwe n'umutekano w'igihugu. Tia nigeze atinda gusubiza kandi yihagazeho cyane. Yahindukira umwami ati, sinshobora kubana n'undi uwo ari wese utari Zavashi. Umwami yahise ahindura isura, uburakari bumwuzura mu maso. Yaramubajije ati, Zavashi, niki yaguhaye utabona ahandi hose? Niki kimutandukanye n'abandi bose? Tia yarebye umwami mu maso, abona uburakari bwe buri kugurumana agira mu ubwoba, ariko ntiyemera guhindura ukuri kwe. Aramubwira ati, ntacyo ngitinya Nyagasani, na Ken musaza wanjye ntakiriho kandi yaguye ku rugamba arwanirira igihugu kuko yaragikunze. Nanjye ngomba kurwanira uburenganzira bwanjye, aho kubana na Dasi nakunda, nakwemera nkaba ku isi. Umukobwa yatumye umwami atakaza kwihangana burundu. Yatangiye kuzenguruka mu cyumba, umutima wuzuye uburakari n'agahinda icyarimwe. Ibyo Tia yavugaga ntibyari kutemera ibyo amusabye gusa, byari ugusuzugura icyemezo cy'igihugu ndetse no gusuzugura igitambo Dasi yari yaratanze. Mu kanya gato yahise amutegeka mu ijwi rikomeye cyane, rimwe umuntu avuga igisenge kikanyeganyega ati, sanga Dasi ahari, uko wiyumva kose umwitwareho neza, ibyo uvuga ntabwo byahindura icyemezo cyanjye. Tia ntiyigeze amusubiza, yavuye ajya kureba Dasi, ariko umutima we ntiwari uhari. Ageze aho Dasi ari, ntiyamurebye no mu maso. Yamuhagaze imbere, ntiyamuganiriza, ntiyanamwegera. Yarahagaze nk'umuntu uri ahandi, ntacyo ashaka kumva, nta n'icyo ashaka kuvuga. Dasi nawe yabibonye ako kanya. Yari amaze iminsi yizeye ko ibintu byahindutse, ko ibyo yakoze byatumye Tia amwiyumvamo, ariko uko yamubonye ahagaze acecetse atamwitayeho, yahise yumva ko nta kintu na kimwe cyahindutse mu mutima we. Ibyishimo yari afite byahise biyoyoka, yumva muri we agize igikomere. Nigeze avuga byinshi, ariko mu maso ye huzuye agahinda no kwibaza byinshi. Yaribazaga ati, ese ibyo nakoze byose ntabwo byari bifite agaciro kuri Tia? Dasi yaramubwiye ati, Tia, nifuzaga kuza tukaganira, ariko niba utameze neza nonaha ukumva utiteguye, waba ugiye tukazavugana ikindi gihe umeze neza. Byabaye nk'uko urusoro wabyukaga. Tia yahise yigendera. Dasi yagize agahinda, asaba umwe mu basirikare kujya kubibwira umwami. Iyo nkuru ntiyatinze kumugeraho, mu gihe yari yizeye ko Tia arubaha icyemezo cye, agatinya uburakari bwe, akiyumanganya akamuvugisha, akemera kumusekera no kumwemerera ko bazabana aharanira inyungu z'igihugu. Amaze kumva ko Tia yongeye gusuzugura Dasi, uburakari bwe bwahise burenga urugero. Muri uwo mwanya yaribwiye ati, niba Zavashi ari utuma Tia atanyumvira, akaba ari utuma igihugu kitagira umutekano, kandi tukaba ari twebwe twangiza amasezerano y'ubumwe bwari buteganyijwe, ubwo Zavashi agomba kwicwa. Gusa yagerageje kwifata, nubwo uburakari bwari bumurimo bwari bumaze kurenga urugero. Yiyemeje kudafata icyemezo gikomeye cyunamo kitararangira, ariko yarazi neza ko ikibazo atari Tia ahubwo ko ari Zavashi. Yagiye kureba Dasi, aramubwira ati, hangane gato, icyunamo kigomba kubanza kurangira. Tia aracyafite agahinda ka musaza we, ibyo ari gukora byose birashoboka ko ari kubikoreshwa n'agahinda. Dasi ntiyamusubije byinshi, yarazi ko ibyo ari amagambo yo kumuhumuriza gusa, ariko yaracecetse arategereza. Haburaga umunsi umwe gusa ngo icyunamo kirangire. Muri uwo mwanya Tia ntiyashoboye kwihangana, yagiye aho Zavashi yari afungiwe. Ntiyari mu nzu y'imbohe, ni ahantu bari baramushyize mu cyumba kinini, cyari kirinzwe ariko gitunganyijwe neza kandi ashobora guhabwa ibyo ashaka by'ibanze. Ntacyo yakorerwaga kibi, ariko ntiyari afite umudendezo wo gukora ibyo ashaka byose. Akimubona Tia yahise amusanga, muhobera cyane, aririra ku rutugu rwe nk'umuntu wari umaze iminsi myinshi afite umutwaro umuremereye. Yaramubwiye ati, Zavashi, ibintu byahindutse, bashaka kunshyingira Dasi aka kanya, sinabishobora.
nta wundi nshaka utari wowe. Yamubwiye byose birimo amagambo y'umwami, uburakari bwe nuko ibintu byose bigiye guhinduka vuba. Yahise mureba mu maso aramubwira ati emera ducike tujye kure y'ibi byose, niba unkunda reka iri joro tuze gucika. Zavashi yumvise ibyasabwe birenze ukwemera, noneho yikije umutima aramubwira ati ubuse nidufatwa ntituricwa? Tia atari kurankunda. Zavashi yamurebye mu maso bwa mbere amwereka ibyiyumvo bye byose ati ndagukunda. Bari bagihoberanye, Tia aririra ku rutugu rwe, bombi bari mu isi yabo bameze nk'abari mu isi idafite ubwami, idafite amategeko, mbese umwe yabaye umwami undi yabaye umwamikazi muri ako kanya. Bagumye muri uru rugo kugeza igihe umuryango wakingukiraga buhoro batabizi. Umwami Kazuo nyirizina yarahagaze aho. Kugira ngo abasange bameze batyo, byari bitangiye agiye kwihanangiriza Tia bwa nyuma, ariko ageze mu cyumba cye bamubwira ko yagiye kureba Zavashi, nawe ahita ajya kureba aho Zavashi yaraherereye. Ariko ibyo yabonye muri uwo mwanya byaramurenze. Yabonye Tia ahoberanye na Zavashi, abona amarira ye n'urukundo rwe rudashidikanywaho. Ako kanya kwihangana kwe kwahise gushira burundu. Yavugiye hejuru ati mutandukane se. Yahise ahamagara abarinzi nabo binjira bihuta. Umwami arababwira ati uyu musore mumubohe, Tia nawe mumufungire mu cyumba cye. Tia yaratatse agerageza kwikura mu maboko y'abarinzi ariko biranga. Zavashi we ntiyarwanye, yarebaga umwami mu maso nk'umuntu wumva ko urugendo rwe rugeze ku ndunduro. Umva ko yari yarigenje, yaravuze ati ndapfuye birarangiye. Umwami yasohotse yumva umutima uri gushya. Mu bitekerezo bye icyari gisigaye cyari kimwe gusa, kwari ukwica Zavashi kugira ngo umukobwa abone ko nta yandi mahitamo ahari. Ndetse ntiyashakaga kumwica biraho gusa, ahubwo yashakaga no kwimara umujinya kuko yumvaga Zavashi yamurakaje cyane we na Tia. Uzi kugira ngo umukobwa we yange igikomangoma cyo mu mugambi bukomeye cyabatabaye ntarangiza akunda umushumba utagize icyo amaze, niko yagiye atekereza. Umwami amaze kuvaho, nubwo uburakari bwari bukiri bwinshi yahisemo gutuza ajya mu cyumba cye. Mu gitondo cyakurikiyeho hari gahunda yo gusoza icyunamo no gushimira abarwanira igihugu. Mu muco w'ubwami bwawo, icyunamo nticyarangiriraga mu kurira gusa, cyasozwaga no guha icyubahiro abaguye ku rugamba no gushimira abarokoye igihugu. Mu kibuga kinini cy'ingoro, abaturage, abasirikare n'abajyanama bakuru bateraniye hamwe. Nta ndirimbo z'ibyishimo zari ziganjemo nk'izo gutsinda bisanzwe, ariko amasura yari akeye kubera ko bari baratsinze. Habanje kwibukwa abaguye ku rugamba, bavuga amazina y'abasirikare n'abayobozi bakomeye bose baruguyeho barimo Kini, buri wese akibukwa nk'intwari yitangiye igihugu. Abandi babavuze muri rusange kuko batari kubarangiza kubasoma amazina vuba. Abaririmbyi b'ibwami bararirimbye ariko baririmba indirimbo zo kubaha abagiye, abantu bose barunama. Nyuma y'iyo mihango, umwami yaje imbere yambaye imyambaro y'ubwami ariko igaragaza ko icyunamo kirangiye. Yarebye imbaga y'abantu bari bateraniye aho, hanyuma ahamagaza Dasi imbere. Dasi yaje yitonze acecetse, ariko icyubahiro yari afite cyari kiri kugaragara mu maso y'abamurebaga bose. Kubera ibyo yari yarakoze, baramurebaga bakamubonamo umuntu w'indwanyi ushobora kwica abantu bagera mu 1000. Yego nibyo barakabyaga, ariko yicaga abantu benshi cyane. Umwami yamagaze imbere yamwitegereza akanya gato, hanyuma avuga mu ijwi ryumvikana hose ati uyu munsi turibuka abaguye ku rugamba, ariko nanone turashimira abatumye igihugu cyacu kigumaho. Dasi igikomangoma cya Kitiri yakoze ibirenze ibyo twari twiteze. Yageze ku rugamba mu gihe rwari rukomeye cyane, ariko ararutsinda kandi agarura icyubahiro cy'igihugu cyacu. Abantu bose baramwunamiye, bamwe batangira kumuvuga ibigwi. Umwami yakomeje agira ati uyu munsi mwemeje ku mugaragaro nk'inshuti y'iki gihugu, nk'intwari yacu idasanzwe. Icyo azasaba cyose kizubahirizwa. Muri uwo mwanya Tia yarafungiwe mu cyumba cye kure y'iyo mihango. Ntiyigeze abona uko igihugu cyari kirimo gushimira uwo bifuzaga ko mubera umugabo. Naho Zavashi we yari akiri afungiwe, arinzwe cyane kurusha mbere, atazi neza ibyari biri kubera hanze. Mu gihe izuba ryari rigeze hagati, ibirori byo gushimira abarwanira igihugu byafashe indi ntera. Mu kibuga cy'ingoro, abasirikare bari bahagarariye abandi ku rugamba, bambikiye imidari ya zahabu imbere y'imbaga y'abantu. Ingoma zaravuze nubwo bacishagamo akantu ko gutuza nk'abavuye mu cyunamo. Nyuma yaho amayoga meza yarahagejejwe, abantu baricara bararya baranywa, bavuga ku ntsinzi no ku buzima bwari bwongeye kugaruka. Byari ibirori byo kwishimira ko igihugu cyarokotse, ko abanzi batsinzwe nubwo hari abari baratakaje ubuzima. Muri uwo mwanya umwami yasabye umusirikare kuzana Tia, ati genda umuzana azicarane na Dasi. Nyuma y'akanya gato Tia yaraje. Yaje atuje ariko mu maso we nta munezero urimo. Yicaye iruhande rwa Dasi, icyakura n'umubiri we gusa wari uhari, naho umutima we wari uri kure. Dasi yagerageje kumuganiriza mu ijwi rituje, ashaka kumwumvisha ko ari umuntu mwiza wazamushimisha niba abana. Aramubwira ati Tia, ibyabaye ntibyari byoroshye, ariko nshaka kumenya ko nzakubera umugabo uzaguhesha icyubahiro. Nta kintu na kimwe uzabura, uzabaho neza mu mahoro kandi uzaba ufite icyubahiro. Tia ntiyanamurebye, yamusubije agira ati ntacyo nkeneye muri ibyo, sinshobora kubana n'umuntu ntakunda, narabikubwiye mbigusubiriyemo. Dasi yagerageje kongera kuvuga ariko Tia amuca mu ijambo ati rekeraho, aho kubihatirwa ngahatirwa kubana nawe
nahitamo kwiyahura ariko simbane n'umuntu umutima wanjye udashaka. Ndakubaha, waradutabaye, uri intwari rwose. Nakwifuje kubana nawe bitewe nuko nazagira ishema ryo kubana n'umugabo w'intwari, ariko ntabwo umutima wanjye ugushaka. Ndagukunda nk'umuntu waturwaniriye, nk'undi uwo ari we wese, ariko sinkwiyumvamo nk'umuntu twabana akambera umugabo. Umbabarire, nanjye sinjye niko niyumva. Ndabizi ko bishobora guteza ibindi bibazo, wenda ukaba waza kurwanya ubwami bwacu kubera ko nakwanze, ariko si ukukwanga, ahubwo nuko ntakwiyumvamo. Mfite undi muntu nkunda rwose. Mbabarira nawe ubyishyireho, ugiye kubana n'umuntu udakunda ukunda hare. Oya Dasi, ntabwo bishoboka. Dasi byamubabaje cyane, gusa nigeze arakara ngo bigaragaze. Yahisemo kwihangana. Bakomeje kwicara ku meza amwe, ariko nta kiganiro cyongeye kuba hagati yabo. Ibirori byararangiye, abantu batangira gutandukana buhoro buhoro. Dasi yarahagurutse ajya kureba umwami, aramubwira ati Nyagasani, ibi si byo, ibi ni uguhatiriza ibintu. Ntabwo nakwemera gutwara umukobwa utarankunze. Niba umutima uri ahandi, reka bahashaka. Imbaraga zose washyiramo ngo mbane nawe ntabwo zigikenewe. Njye sinabana n'umukobwa ubihatiwe, kandi abakobwa beza batarashira mu isi. Hari abandi bami twazashyingirana, kandi abakobwa babo kubana nanjye bakabifata nk'inzozi zibaye impamo, bakanyubaha, bakankunda uko ndi, bakanyishimira. Nawe utiya utagutinya, ntatinye urupfu, yazanansuzugura cyane, nkicuza icyatumye tubana. Byagiye yumva ko yabanye nanjye abihatiwe, nawe bigatuma ahora ababaye. Ibintu byose byagiye biba ku ngufu, kandi yazapfana agahinda. Ubu ikintu kizaho umukobwa wawe ni ukumurekera amahitamo ye. Umwami yagerageje kumwinginga ati Dasi, ihangane, ibi byose biracyashoboka. Ninjye utanga itegeko rya nyuma, ntabwo Tiya yansuzugura. Tiya aracyari mu rujijo rw'ibyabaye wenda. Ibyo yavuze birashoboka ko yabitewe n'agahinda. Ariko Dasi ntiyahindutse. Yari yamaze gufata icyemezo, aramubwira ati oya, wikomeza kumpumuriza umbwira ibidashoboka. Tiya yambwiye ukuri kose. Umwami yahise ategeka ko bamuzana. Yarahagarara imbere yabo acecetse nk'uko byari bimeze mbere. Umwami aramubaza ati Tiya, mbwira neza, wanze Dasi burundu? Tiya ati yego, sinzamwemera na rimwe. Umwami arongera ati uzi icyo ibyo bisobanuye? Uzi ko ushobora no kubizira? Tiya amurebye mu maso nta bwoba na buke afite ati sinabitinya. Narakubwiye ngo na musaza wanjye ntakiriho, nta kindi gisigaye cyatuma narwanira icyo umutima wanjye ushaka. Nakwemera no kwicwa kubana n'uwo ntakunda. Umwami yarebye abarinzi aravuga ati mumutware mumunkure iruhande, mumumvane mu maso. Abarinzi bafashe Tiya baramujyana. Dasi yasigaye abwira umwami ati ahubwo nanjye ngiye kugenda, ngiye gusubira i Tire. Umwami yarunamye amwereka ko ababaye kandi bisa nk'agizemo ubwoba. Aramubaza ati Dasi, koko ugiye kugenda? Ese ibi ntibishobora guteza ibibazo hagati y'ibihugu byacu? Ko waje uzanywe n'amasezerano ukarwana ukatwitangira, akaba ari twebwe tuyishe, uragenda utyo gusa? Ese ntabwo uzaza kwihorera? Dasi yikije umutima ati Nyagasani, ndababaye. Nibyo nari nemerewe Tiya, kandi narwanye n'imbaraga zanjye zose nizeye ko nzamuhabwa, ariko ntabwo ari watumye mvika Tire nje kubatabara, kandi si we wenyine watumye nza hano bwa mbere. Njye na Kini nitwara inshuti zisanzwe nk'uko mubizi. Twahanye isezerano. Iriya nkota twamuzananye nari naranze kuyivugaho, ariko reka nyivugeho. Iriya niyo nari naramuhaye nk'ikimenyetso cy'ubucuti bwanjye nawe. Twifuzaga ko nituba abami twese, mwebwe mwaravuyeho nyine, tuzaba inshuti zikomeye cyane, tukajya dusurana kenshi tukaganira, bitari no guhura ku bw'ibihugu byacu. Byari kuba akarusho rero mbana na mushiki we. Igihe Kini yazaga i Tire, twabaye abavandimwe. Twaganira byinshi bitari iby'ubwami gusa, ahubwo tuganira ku buzima n'ahazaza. Twasezeranye ko tuzafasha ibihugu byacu kuba inshuti, ariko mbere y'ibyo byose tw'ubwacu tukaba inshuti. Umwami yaramuteze amatwi atuje atamuca mu ijambo. Dasi akomeza agira ati niyo mpamvu naje, si ku bwa Tiya gusa, ahubwo naje ku bwa Kini. Sinashoboraga kumureka ngo apfe cyangwa ngo igihugu cye gifatwe nkiriho. Naje gutabara inshuti yanjye nubwo bwose ntacyo nakoze. Yarapfuye kandi ibyo nari niteze siko byagenze. Umwami yashatse kuvuga ngo amubwire ko adakwiriye kumva ko ntacyo yakoze kuko yari yarabatabaye, ariko Dasi amuca mu ijambo aramubwira ati sinshobora kubana n'umukobwa utankunda. Kubana nawe byaba ari igihembo gikomeye nibyo, ariko ntibyaba ari icyubahiro kuri njye, ahubwo byaba ari ukwitesha agaciro. Umwami yumvise mu magambo aramwunamira. Dasi yasoje agira ati ariko n'igihugu cyanyu nzaguma kukibera inshuti. Ndasubira i Tire mbibwire data ko nta mpamvu yo guhindura ubumwe bwacu. Ibi ntabwo nabyita intambara mudushojeho, nta nubwo ari guhemukirana. Ni amahitamo y'umukobwa wawe. Hashize akanya gato nta n'umwe uvuga. Umwami wari wongera guterura aravuga ati Dasi, uri umusore udasanzwe, uri intwari, uri indwanyi, uri byose umuntu yatekereza mu muntu. Yahise ategeka ko bazana ibihembo birimo zahabu nyinshi, imyenda y'icyubahiro n'impano z'agaciro kenshi, byose bigahabwa Dasi n'ingabo ze. Umwami yaramubwiye ati ntugende nk'umuntu uvuye hano ubusa, ugende nk'intwari yakijije igihugu cyanjye.
Dasi yarunamye mu icyubahiro, ariko ntabwo yari yishimye pe, yarameze nk'umuntu uciye igikomere kuko Tia yari amwanze. Bidatinze ingabo za Dasi zatangiye gutegurwa, amafarashi arategurwa, babavugiriza impanda z'icyubahiro cyo kubasezera. Kwari ugusezera intwari. Abaturage bamwe barasohotse barareba, barabasezera. Dasi yuriye ifarashi areba inyuma bwa nyuma ku ngoro ya Mania, aho yarasize inshuti ye Kina atakiriho, yarapfuye, yibuka n'urukundo rutamuhiriye. Kazuya yakomeje kubitegereza bagenda mu muhanda kugeza barenze. Akimara gusubira imbere mu ngoro, isura ye yarahindutse. Uwo mwanya yari afite uburakari burenze ukwemera. Yahamagaye umwe mu barinzi be b'imbere cyane, amuvugisha mu ibanga ati, uwo musore Zavashi ntagomba gukomeza guhumekera mu bwami bwanjye. Umurinzi yarunamye aragenda ajya kumuzana. Zavashi yinjijwe mu cyumba cy'umwami, amaboko aboheshejwe iminyururu. Yaramwigira amureba mu maso, yumva mwanzuro nuka, maze ahita amukubita urushyi rukomeye cyane. Umwami aratonoma ati, niwe utumye umwana wanjye anteza amahanga koko? Anteje Kitiri? Ese uzi ibyo Dasi azankorera? Umwami arafite ubwoba, yibaza ati, niba Dasi n'abantu be bake baratsinze ubwami bwatwatatse, ese ubwami bwabo buje kudutera ntibwaduhindura ifu mu gihe gitoya cyane kubera ko Tia yanze Dasi? Mbere yuko Zavashi anabona icyo avuga, umwami yongeye kumutera umugeri mu nda, amutura hasi. Zavashi yaraguye ariko ntiyigeze asakuza. Muri ako kanya ko kugwa kwe, ya mpeta yari yahishe mu myenda yahise ivamo igwa hasi, irazunguruka ihagarara hamwe. Umwami yahise ayibona, amaso yari yuzuye uburakari yahindutse mu kanya gato, ahinduka nk'ay'umuntu ubonye igitangaza cyangwa uri mu nzozi. Yateye intambwe imwe arunama arayitoragura, amaboko yarasusumira. Yayitegereje neza, ahinduranya mu ntoki nk'uyizi neza. Amashusho yahise atangira kumugaruka mu mutwe, yibuka ishyamba ryijimye yahuriyemo n'igisamagwe, uko cyamuteye igikomere gikomeye mu mbavu, yibuka na wa mugore Ayira, kuko muri izo nzira ariho yakekaga ko yataye impeta. Yarongeye areba Zavashi wari ukiri hasi, aravuga ati, nimuhagurutse. Abasirikare baramuhagurikije, ariko batangira kwibaza ikibaye. Impamvu banabyibajijeho nuko yarahinduye ijwi, akabategeka mu ijwi ridakaze nka mbere. Umwami yaramwegereye aramubaza ati, mbwira aho wayikuye, ni hehe? Zavashi ati, ni mama wayimpaye. Umwami ati, nyoko yitwaga nde? Zavashi ati, yitwaga Ayira. Umwami yahise asubira inyuma intambwe imwe, asa n'uwibutse ibintu yari yarashyize kure mu mutwe we. Yasubiyemo ati, Ayira. Amashusho yongeye kugaruka mu mutwe we neza kurushaho, yibuka mu ishyamba, amaraso ava mu mbavu, umubiri unaniwe, uko bamujyanye kuri uwo mugore, yibuka ijoro baryamanye, n'amagambo yamubwiye ati, nzagaruka, nzagutwara, uzaba umugore wanjye. Yibutse n'itegeko yamusigiye ryo kutazongera kuryamana n'undi mugabo. Yifashe ku mutwe yongera kureba Zavashi, yibuka ka kana gato basanze kwa Ayira, niko kari karakuze. Yaramubajije ati, iwanyu ni he? Wakuriye he? Zavashi yamubwiye aho yakuriye, uko yajyanywe kwa nyina wabo, ubuzima bubi yabayemo, nuko yitwaga umwana w'indaya, yakora akava akajya gushaka akazi ngo yigenge, yagira amahirwe akabona aho kuba umushumba kwa Ruma. Umwami yaramubajije ati, nyoko Ayira yaratuye hehe? Hambwire neza neza, ntumbwire agace, ahubwo umbwire ukuntu yari atuye, inzu ye yari yubatse ahagana hehe? Zavashi yaramubwiye. Umwami ati, yapfuye ate? Nawe ati, hafi y'ishyamba niho bamwiciye bamunize. Inzu nayo barayisenye, njye n'ahantu ngira nita mu rugo, keretse aho narerewe kwa mama wacu. Yanizwe ari nijoro, mbere gato yo gupfa nibwo yari yampaye iyi mpeta. Nta kindi kintu yansigiye, yansabye kutazigera nyikuramo. Umwami yamusabye kwicara, ategeka bari mu cyumba ati, musohoke mwese. Ntawagize icyo abaza, abasirikari, abarinzi n'abandi bose basohotse bucece, basiga umwami na Zavashi bonyine mu cyumba. Umwami yabwiye Zavashi ati, Ayira si izina numvise bwa mbere. Nahuriye na nyoko hafi y'ishyamba ndi hagati y'urupfu n'ubuzima. Yaranabaye anyitaho nk'umuntu wari ukeneye ubufasha bwihutirwa. Icyo gihe namaze iminsi ngirana nawe ibihe byiza. Wowe wari umwana w'imyaka 5, byose ndabyibuka neza. Ibyo byahise bikuraho igitekerezo Zavashi yari amaze kubaka mu mutwe we, kuko yari yaramaze kwiyumvisha ko ashobora kuba ari umwana w'umwami, niba koko iyo mpeta ari y'umwami kandi akaba yarayihawe na nyina. Yumvaga ko ubwo nyine umwami yaryamanye na nyina akamutera inda akavuka, bikarangira nyina amuhaye impeta yahawe n'umwami. Ariko ukuri kwari kugaragaye, yaramenye ko atari umwana w'umwami. Umwami yaramwegereye amureba mu maso, aramubwira ati, ntabwo uri umwana wanjye Zavashi, ariko kuba utari umwana wanjye ntabwo ari byo bikomeye. Ubwabyo ibyawe bifite icyo bisobanuye kandi nkurimo umwenda. Nyoko yapfuye azira amagambo namubwiye, namubujije kubana n'abandi bagabo, musezeranye ko nzagaruka nkamutwara nkamugira umugore wanjye. Ariko nagize igihe cyo kugaruka yarishwe, kandi narumvise ngo yishwe n'umugabo yanze ko baryamana, kandi uwo mugabo yaramwishyuye amafaranga menshi. Bivuze ngo ubuzima bubi wakuriyemo kuko wabuze nyoko nabugizemo uruhare. Impeta wasigaranye kuyibura byambijije icyoya, byambabaje imyaka myinshi. Sinarinze aho nayitaye, gusa nakekaga ko ari mu nzira zo mu ishyamba kugera iwanyu. Iyo mpeta si y'umuntu usanzwe, si y'umuntu uwo ari we wese. Umuntu uyifite aba afite ubwami mu kiganza. Ubu mvuze ko uri umwana wanjye, ukerekana iyo mpeta nawe,
ntawahakana ko ari wowe uzaba umwami. Nubwo nari kubivuga Kini akiriho, rwose Kini yari gutuza. Zavashi yahise ayireba, none ayibona ukundi. Yahise amenya impamvu Kini yashakaga kumwica byanga bikunda. Umwami yarakomeje ati, nigeze kohereza abahigi n'abasirikare banjye mu ishyamba ngo bayishakishe, ariko ntibayibona. Kugeza ubu sinarinzi aho nayitaye, none ubu ngubu ndayifite ingarutse mu biganza byanjye. Hashize akanya gato, umwami yarahagurutse ajya mu cyumba cye cyari ku ruhande hirya nko muri metero 15. Yagarukanye indi mpeta yari ijya kumera nk'iyo ngiyo yari yaratakaje bijya gusa ariko atariyo neza. Yari imuhaye aravuga ati, iyi niyo nakoresheje ngo ise nk'iyi, ariko urabona ko ukizegeranya ubona itandukaniro. Umwami wari wacishije bugufi yiyoroheje, yarongeye mu mwami bya nyabyo avuga amutegeka ati, ibi bigomba kuguma mu ibanga. Iyo mpeta nguhaye uyifate nk'aho ariyo wahawe na nyoko. Iyi ngiyi yo ntabwo wayisubirana. Nari ngiye kukwica, ariko impeta yanjye ndataye iwanyu ukayihabwa na nyoko ayira mbere y'uko apfa, nikurokoye. Iyo bitaba iyi mpeta sinari kwihanganira ko umukobwa wanjye Tiya yanze intwari nka Dasi kubera wowe. Nyuma y'iminsi 3 umwami yahise ategeka ko hatumizwa inama. Hashize umwanya muto abajyanama bakuru barimo Muza, Jede, Rura n'abandi bose binjiye mu cyumba bicara aho bari basanzwe bicara. Umwami yaratangiye ati, dufite ikibazo kigomba gufatirwa umwanzuro. Kini ntakiriho, umurage w'ubwami ugomba gutekerezwaho. Tiya niwe wenyine usigaye mu bana nabyaranye n'umwamikazi wanjye nkunda. Ubwo rero bivuze ko ari uzasigarana ubwami. Muzasabye ijambo aravuga ati, ibyo nibyo nyagasani, ariko tugomba kureba n'uwazabana nawe kuko yanze Dasi burundu. Ibyo bivuze ashaka gusuzuma umwami kuko amakuru yaramaze kumenyekana hose ko yanze Dasi kubera Zavashi, kandi bari bazi ko umwami yashakaga kumwica, ndetse na Dasi yaraho muri iyo nama. Umwami yabwiye Muza ati, umukobwa wanjye yahisemo uyu musore, uyu Zavashi. Jede ati, nyagasani, umusore utazwi neza inkomoko ye. Rura nawe ati, nyagasani, ntibyaba bikwiriye. Rura nawe ati, nyagasani, ntibyaba bikwiriye, wowe se warabyemeye? Umwami yihagazeho ati, turi kuganira kuri Tiya n'icyo ashaka. Muza yarongeye ati, ariko nyagasani, icyemezo nk'iki kigomba gushingira ku nyungu z'igihugu, si kubw'amarangamutima gusa. Umwami yavuze ategeka ati, muzane Tiya. Hashize akanya gato Tiya yarinjiye ahita abona Zavashi. Ubwoba bwaramurenze atekereza ko bari baje mu nama yo kwiga uko baramwica, kuko muri iyo minsi 3 yari ishize umwami aganiriye nawe kandi Dasi asubiyeyo, bombi batari bakongeye kubonana. Umwami yahise avuga ati, hari ibyo tugomba kuvuganira imbere y'aba bose. Ku byabaye kuri Dasi by'uko wamwanze ntacyo twabikoraho. Yakoze ibikorwa bikomeye aradutabara, gusa icyifuzo cye nticyubahirijwe kubera wowe. Nawe yaragiye ubu ngubu ari Kitiri, kandi ibyo nibyo yahisemo. None ko wanze Dasi ushaka kubana nande? Imbere yabo bose igikomangomakazi Tiya yaravuze ati, Zavashi niwe nkunda, data narabikubwiye. Bose bararebanye bagira ubwoba. Zavashi waramwenyura kuko arazi ko ntacyo umwami kimutwaye kubera ya mpeta yamwatse akamuhinde. We yari afite icyizere, yarabizi neza ko umwami ntacyo yamukoraho. Umwami yahise avuga ati, nemeye ku mugaragaro ko Tiya azabana na Zavashi. Muza yahise ahaguruka ati, nyagasani, icyo cyemezo gihutiyeho, dukwiriye kubiganiraho. Umwami yamuciye mu ijambo ati, icyemezo cyafashwe. Mu bwenge bwe kwemera ko Tiya abana na Zavashi byari nk'aho ari kwikosora no gusaba Zavashi imbabazi ko yatumye nyina yicwa azira ko yamusabye kwirinda abandi bagabo, umwe akamwica amuziza ko yanze ko baryamana kandi yaramwishyuye amafaranga menshi. Umwami yahamagaye Tiya amusaba kwegera imbere. Tiya amwigira umutima utera cyane. Umwami yafashe ya mpeta imwe yaratse Zavashi ayishyira ku rutoki rwa Tiya, amaze kuyimwambika aravuga ati, nguhaye ikimenyetso, uzayobora ubu bwami mu cyimbo cya Kini mugenzi aba ntakiriho, nubyara umuhungu azagusimbure. Sinakubuza kubana na Zavashi, ndetse ubukwe buri mu kwezi gutaha. Abajyanama bashatse gutera hejuru. Umwami arababwira ati, muceceke, ubushize mwambajiraho imitiri, none ngiye, ikindi mushaka ni ikihe? Mumwubahe nk'umwamikazi w'ahazaza aho kuba nk'igikomangomakazi gusa. Ndi gufata ibyemezo, sindi kugisha inama. Niba mushaka kureba ko ari iya nyayo, mwese nimuze muyikoreho murebe. Murabona ko iri guhuza n'ibimenyetso byo mu bwami byose, nimuze muyirebe. Abajyanama bose bari barumvise amakuru ya Kini ubwo yababwiraga ko Zavashi afite iyo mpeta. Bagiye kwireba ngo barebe ko ari iya nyayo, kuko basanze ariyo baratuza. Tiya we ntiyashoboye kwihangana, yagize ngo ari kurota, amarira amwuzura mu maso, ahita yirukira kuri Zavashi barahoberana. Zavashi ntiyashoboye kuvuga, byari bimurenze. Uwo mwanya umwami yategetse ko inama isozwa. Abajyanama basohotse bucece, ariko ibibazo byuzuye mu mitwe yabo. Nyuma y'igihe gito inkuru zose zaramenyekanye. Abahigi n'abarinzi bari basigaye mu bari barajyanye n'umwami mu ishyamba ubwo yataga impeta banze kuryumaho. Iryo banga bari babitse imyaka myinshi bahitamo kurimena, cyane ko ntacyo byari bigitwaye kandi impeta yarabonetse. Bo bari bamaze kumenya ko Zavashi ari we mwana Yira yasize, ari nayo mpamvu yari afite impeta. Ikitiriho Dasi yagezeyo yakirwa nk'umwana w'umwami.
Ataranaruhuka umwami yaje kumureba ari kumwe n'abasirikare bamuhoraga iruhande barinze umutekano. Yahagaze imbere y'umwami aramubwira ati sinzabana na Tiya. Umwami aramwenyura ati nicyo kintu mbwiye nyuma y'amakosa wakoze. Dasi ati ariko amasezerano agumeho tubane nabo mu mahoro. Dasi yasabye abagaragu be kwerekana impano bari barahawe n'akazuwo. Umwami azibonye arishima cyane ariko ahita agabanya ibyishimo byaratuza. Yaramubwiye ati wasuzuguye ububasha bwanjye ubwo wafataga ingabo utabinsabye, ariko kuko watsinze urugamba ndaguha amahirwe yo kwikosora. Fata ingabo zose ushaka ugende usohoza urugamba watangiye. Ubwami bwo mu majyepfo bwatakaje ingabo n'ibikomangoma bibiri, ariko baracyafite umwami. Genda umwice twiyomekeho igihugu cyabo, kuko nitutabikora azakomeza turakarire cyane atwanga urunuka, aho kugira ngo dutorane rero ari umwanzi wacu kandi atekereza kuzadutera. Genda umwice twigarurire igihugu cyabo. Genda umwice nibwo amahoro azahinda tukabaho dutoje. Tugomba kwigarurira igihugu cyabo kandi tukabikora mu gihe gitoya cyane. Nguhaye ibyumweru 3 gusa uzabe wakigaruriye. Umwami yarakomeje ati icyo gihe nibwo nzemera icyifuzo cyawe cyo kuba inshuti na Maniya, kuko tuzaba twaguye ubwami bwacu binyuze ku ntambara yatangiriye iwabo wowe ukayivangamo. Imani y'amakuru yarahageze, bamenye ko Dasi atazagaruka kubatera, akavuga agiye mu majyepfo kurimbura burundu uwo mwami wari warihaye kubatera. Mbere y'ubukwe bwa Tiya na Zavashi yegereye umwami aramubwira ati nyagasani hari aho nshaka kujya mbere y'ibirori. Umwami ati hehe? Nawe ati kwa Ruma. Uwigeze kumpa akazi ko kuba umushumba. Nshaka no kugera ku mubyeyi wandeze nkamubwira inkuru nziza yuko ngiye kuba umukwe wawe, ndetse nzagira no kwa nyogokuru. Umwami yaramwemereye aramubwira ati uzanabatumire mu bukwe ubabwire itariki. Yamuhaye n'abarinzi bake bo kumuherekeza. Zavashi ageze kwa Ruma yakiriwe nk'umuntu utandukanye no kuba bari basanzwe bamuzi imbere. Baraganiriye baraseka bibuka ibihe byashize, anababwira ibyakurikiyeho. Ariko ntiyatinze, yasize abatumiye mu bukwe ababwira ko niba hagira bazavuga isano bafitanye nawe ko umwami ari wamusabye ko abatumira. Ruma nabe basigara bumijwe n'ukuntu wari umushumba wabo yaragiye kuba umukwe w'umwami. Yakomeje inzira yerekeza iwabo. Agezeyo yasanze ibintu byarahindutse. Nyirakuru ntiyarakireho kandi na sekuru yari yarapfuye. Yahise akomeza ajya kureba nyina wabo amubwira byose birimo ibyabaye, uko ubuzima bwe bwahindutse nuko yaragiye kuba umukwe w'umwami. Hanyuma arongera ati ndashaka ko umuryango mwese muzaza mu bukwe bwanjye. Yababwiye igihe ababwira ko buzabera ibwami. Yarengeje ati nimuza muzavuga isano dufitanye, bazabareka mwinjire muhabwe n'imyanya myiza. Nabo barumiwe kuko umwana wari waravutse kubw'ubwomanzi bwa nyina waryamanaga n'abagabo benshi, agakura yitwa amazina y'umwana wavukiye mu ndaro. Yaragiye kuba umugabo w'igikomangomakazi kizaraga ubwami. Mu rugendo rwo gusubira Maniya, Zavashi n'abasirikare bari bamuherekeje bageze ahantu abagenzi baruhukiraga. Izuba ryari rimeze nabi, umunaniro ari wose, maze bahitamo kwinjira mu kabari kari hafi y'umuhanda bakaruhukira bafite n'icyo bafata. Zavashi yarakiri mu gahinda ka nyirakuru, anishimiye ko yaragiye kuba umukwe w'umwami. Mbese ibitekerezo byari byinshi. Mu gihe bari bakiri aho, umugabo umwe wari wasinze cyane yaraje yegera ameza yabo, ari gusohora amagambo adatekereje. Yatangiye kuvuga aseka mu buryo buteye ubwoba ati mwebwe abasirikare murumva mufite inkuru zo kutubwira? Muri aka kabari koko muratinyuka mukaganira? Ubu se ko muri abasirikare ko mwishe abantu benshi, hari inkuru zo ku rugamba nibura zikomeye mugiye kutubwira? Erega nanjye ndi umusirikare. Kuba umusirikare si ukwica se? Njye biriya nishe abantu, nishe n'umuntu naryamanaga nawe kandi naramukundaga. Ntimumenyere, njye n'inshuti yanjye magara nayica nkanswe mwebwe ngo nuko muri abasirikare se? Ayo macumu yanyu nayabaka nkayavunagura. Namwe ntimumenyere. Abasirikare bararakaye ariko bibutse ko bataje kurwana baramwihorera. Bumvaga bashaka kurwanira icyubahiro cy'igihugu bagahita bamwica. Gusa nanone baratekereza bati ntabwo twakwica umuntu w'umusinzi, reka tumureke akomeze yibereho. Baketse ko ari amagambo y'umusinzi. Nyamara Zavashi we yamwitegereje cyane atangira gutekereza. Aramubaza ati umuntu se mwakundanaga kuki wamwishe? Yagukoreye iki? Umugabo yarakomeje asa n'ushaka kwiyemera ati yari umugore mwiza cyane, nagiwe nijoro, nari naramwishyuye amafaranga menshi ngo njye muraza uko nshaka, ariko iryo joro aranga kandi n'iryari ryabanje yari yanze. Yongeye gusoma ku nzoga arakomeza ati nagezeyo arambwira ngo ntiyemerewe kuryamana n'undi mugabo, ngo hari uwo yarategereje da, ngo kandi yari kuzagaruka kumutwara. Njye rero nahise mwica. Uzi kugira ngo umugore akwange narangiza kubwira ko hari undi mugabo ategereje? Umutima wa Zavashi watangiye gutera cyane. Yegereye uwo mugabo aramubaza ati wamwiciye he? Uwo mugabo nigeze abitekereza kuko yari yasinze. Yaramusubije ati namwiciye mu kazu ke kari hafi y'ishyamba ari nijoro, naramunize arapfa mpita mpunga. Naramunize nuko ndamuterura ndagenda muryamisha ku gitanda, ngiye gukora ibyo nkora mpita mbona arahwereye. Namusiganye n'umwana we. Zavashi ati yarafite umwana? Nawe ati ye, umwana muto cyane. Zavashi nta gushidikanya yahise amenya uwishe nyina Yira. Uwo mwanya yategetse abasirikare bati mufatiye umugabo.
Abasirikare barahagurutse baramufata, agerageza kubiyaka bamurusha imbaraga. Abari mu kabari barumirwa. Abasirikare bamubajije impamvu, nawe ati mumufate tumujyane ibwami. Uwo mugore ari kuvuga ko yishe uwo ni mama wanjye wanyibarutse. Uwo mugabo yahise atangira gusakuza asaba imbabazi, ariko byari byarangiye. Bageze ibwami, Zabasha amusobanurira iby'uwo mugabo. Umwami yarababaye cyane, yihuse amunaga mu nzu y'imbohe. Yumvaga yamwica, ariko nanone yumva ko no kumufunga iteka ryose byaba bihagije. Yamushyize mu nzu y'imbohe ngo azagumemo ntazigera avamo. Imaniya iminsi yakurikiyeho yari ibyishimo. Umunsi w'ubukwe bwa Zavashi na Tia warageze. Ingoro yari itatse neza, abaturage bishimye, hari abashyitsi bari baturutse imihanda yose. Urupfu rwa Kini ntibari bararwibagiwe, ariko bari bamaze kwiyakira, baremeye ko yapfuye, batangiye kwishimira ibyiza byari bihari. Abantu ba Zavashi bari bahari, barimo nyina wabo, abavandimwe bo kuri nyina wabo, ndetse na Ruma n'umuryango we. Mu kwinjira bari bavuze ngo ko Zavashi yari yarabibasabye, maze bahabwa imyanya myiza imbere. Tia na Zavashi bahagaze imbere y'abantu, bahamya urukundo rwabo ku mugaragaro. Bose bari bambaye impeta zijya gusa. Tia yambaye iyo Zavashi yahoranye, iyo yari yarahawe na nyina akayikorana. Zavashi we yambaye umwami yamuhaye yisimbura. Hashize iminsi mike ibyo bibaye, inkuru nshya zasesekaye ibwami. Aho Imaniya bamenye ko Dasi yigaruriye ubwami bwo mu majyepfo. Umwami waho yari yarishwe, igihugu cyabo cyarometswe kuri Kitiri. Umwanzi wabo wari waragerageje kubatera, noneho yarahanwe bidasubirwaho. Kazuo yumvise yishimye. Gusa yanagize ubwoba buke, atekereza ko abatuye mu majyepfo bashobora no kumwataka, nawe igihugu cye bakakiyomekaho. Yari azi neza ikibazo bafitanye, ko Dasi yanzwe. Ubwami bwa Kitiri bwari bwaragutse cyane. Hashize indi minsi mike, intumwa zari ziturutse Kitiri zaraje zije aho ngaho Imaniya. Zazanye impano nyinshi zirimo zahabu, imyenda n'ibindi bintu by'agaciro. Zazanye n'urwandiko rw'umwami wa Kitiri. Rwagiraga ruti, amahoro ari hagati yacu azaramba. Ntimuzigere mutekereza ko twabatera, ahubwo nihagira ubwami bubatera, twe tuzababa hafi. Intambara yatangiriye mu gihugu cyanyu, ariko irangira itugira umumaro ubwacu, kuko yatumye twagura imbibi zacu. Nk'umwami wa Kitiri, nzabaha agace kegera imipaka y'aho urugamba rwaberaga. Intara yose iherereyeho umuhungu wanyu yaguye ndayibahaye, nubwo bwose nzi ko irimo amabuye y'agaciro, rwose ni iyanyu. Nta kindi gihembo nabaha, kuko nungukiye mu ntambara yatangiriye iwanyu. Umwami wa Maniya ari we Kazuo yaranyuzwe noneho. Mu gihe gito cyakurikiyeho, amakuru yabagezeho yuko Dasi nawe yabonye umugeni mu bundi bwami, ndetse Kazuo abona ubutumire bwabo. Rwose yarabyubashye ajyayo, bamwakira neza cyane. Ubucuti bwa Kitiri na Maniya burakomeza, barabushimangira nk'uko Dasi yari yarabisezeranyije Kini. Nyuma yaho Zavashi na Tia bakomeje ubuzima bushya mu nzu bari barahawe n'umwami. Babaga bari kumwe, baganira, bishimye, bibuka inkuru yabo yose. Nubwo Zavashi yari yarakuze ari umushumba udafite izina rikomeye, umwami ntiyamuretse ngo abe umukwe we gusa wicaye mu ngoro. Yamuhaye inshingano zikomeye zijyanye n'ubuyobozi, amugira umwe mu bahora iruhande rwe, agamije ko yazaba mu bajyanama. Yatojwe kurwana, anigishwa uko bacunga imari z'ibwami. Nyuma y'igihe umwami wa Maniya yaje gutanga Tia aba umwamikazi. Icyo gihe we na Zavashi bari bafite abana babiri b'abahungu. Umukuru ubwo niwe wari kuzaba umwami. Aho abereye umwamikazi, Zavashi yabaye umujyanama we wa mbere, ndetse Tia yamwemerera ko yazana n'umuryango we wamureze ibwami. Zavashi niyirengagije na Ruma yamwemereye kugeza ibwami uko abishatse. Zavashi yasabye ko wa mugabo wishe nyina abohorwa, kuko aramaze gufunga imyaka myinshi, kandi yari afite amakuru ahagije ko nyuma ya nyina nta wundi muntu yari yarigeze yica. Ibyo yavugaga by'uko yishe abantu kwari ukwiyemera. We na Tia bayoboranye ubwami, kugeza ubwo Tia yagize ibyago agatanga mbere ya Zavashi, maze umuhungu we akima ingoma. Yarinze apfa ubwami bwabo butongeye kujya mu ntambara iyo ari yo yose. Ntawe wari warigeze abutera, kandi nabwo ntibwigeze butekereza gutera. Iri ni ryo herezo ry'inkuru y'umusore wari ugiye kwicwa, agatabarwa n'impeta yasigiwe na nyina. Sinabona amagambo nkoresha mbashimira mwe tugeranye ku musozo. Urukundo mutwereka umunsi ku wundi ruraturenga. Turabakunda cyane, kandi twishimira ko mubana natwe ibihe byose. Iyi nkuru yari ndende, gusa mwabanye natwe mwihanganye kugeza uyu munsi tugeranye ku musozo wayo. Niba warayikunze yose, warabanye natwe kuva ku gice cya mbere, cyangwa ukaba ufite ibice runaka wumvisemo, nubwo cyaba ari iki ngiki gusa, utubwire isomo wabakuyemo niba rihari. Bye, naho ubutaha.